burya muri gospel muri Kristo harimo imbuto y'Imana. Iyo twumvise bya Kristo izigahura n'umwuka wanjye hakaho fecondation Imana ikabona urubyaro. My God. Rero mwavuzwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora. Muri make ya mbuto ya papa na mama zo zirabora ariyo Kristo uyu nguyu mureba, ariko hari indi mbuto itabora ariyo y'Imana, ariyo Kristo. Umutima wanjye ukimara kumva Kristo neza atari Yesu wundi nkunze kuvuga. Hari ubutumwa buvuga Yesu wundi gusanga babasanga barahunga mu nsengero mu kigara, ariko nta biceze bavuga kabiri kuko sabana b'Imana babyewe n'Imana. Muvande iyi mbuti kugezemo Imana ibona urubyaro rumeze gute sasa rero? Ndabasuje mwese bari kutureba kuri Evangelize Le Monde, kiye muri kubona kandi mugiye kumva muri iki kiganiro. Nitwa Pasteur Christophe Sebanani, ndi inshuti yanyu kuri iyi televiziyo. Rero yakashe Imana kuko ni umugisha ukomeye mu by'ukuri. Burya ivuga butumwa hari benshi baryita umutwaro, nubwo bitoroshye, nubwo bisaba ibintu byinshi, ariko ni n'umugisha kubona ijambo ry'Imana riturimo, impano twahawe ijambo ry'Imana kubasha kurisangiza abandi. Kandi rero na privilege no kuri n'umurimo w'icyubahiro twahawe kuba dufite message ibasha gukiza abantu. Imana ishimwe. No kuri Evangelize Le Monde urumva ni by'ingenzi kuvuga ijambo ribasha gukiza isi. Rero dusanzwe mutuza, ariko uyu munsi hari ijambo riri kumfasha cyane mu by'ukuri. Ushobora kumva risa nk'iryoshye, ariko ni ijambo rikomeye, ngira ngo naryo rikomeye kurusha yandi. Ijambo rivuga ngo kuba umwana w'Imana, cyangwa se umwana w'Imana ninde. Ijambo ry'uyu munsi rivuga ngo umwana w'Imana ninde. Ni ikintu gikomeye cyane. Yohana wigeze kuvuga mu nzandiko ziwe, ntabwo ari mu butumwa bwiza, ari muri za nzandiko za Yohana, yavuze ngo ni muri urukundo ruhebuje Data twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Najya nkubwire kuba umwana w'Imana ubyumve birenze iyi pica cyangwa se ishusho dufite yo kumva ko ngo ari ukujya mu rusengero. Kwitwa umwana w'Imana birenze ko ujya mu rusengero, birenze ndetse yewe kuba warabatijwe, birenze nubwo nabyo ari byiza. Kujya mu rusengero ni byiza, kubatizwa ari byiza, ariko ku mwana w'Imana yewe birenze no kuba umudiyakoni, birenze no kuba paseri, ndetse birenze no kuba umuntu mwiza, no kuba ingeso nziza, kuba umuntu witonda. Ku mwana w'Imana birenze icyo ngicyo, kuko ku mwana w'Imana nyine no kuba warabyawe ni nayo ufite ubuzima na kamere byayo, ariyo ADN yayo. Hari ijambo rikomeye cyane Yohana yavuze, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 no wa 13, yavuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Bavandimwe, nifuje kubaganiriza ijambo ko rirakomeye cyane, kandi muri gihe ririkubira ko rifite imbaraga. Mu by'ukuri nibwo buzima bwacu dufite, kuko umwana w'Imana atandukanye n'umunyedini. Umwana w'Imana atandukanye n'umunyedini ni ibintu bihabanye cyane, kuko wenda se iyo tuvuze umunyedini, burya mu ruhande rumwe idini riri gusaba ibintu runaka, hari imihango ugomba kuzuza, ni ibintu byanditse gutya, nukora ibi ngibi n'ibi. Ariko umwana w'Imana we birenze ko nuwabyawe n'Imana. Buriya abantu benshi cyane mu madini yacu byashoboka rwose ko wakwitwa umunyedini, ukitwa umuntu mwiza, ukitwa n'umwizerwa da. Kenshi cyane rwose ushobora no kuba umwizerwa ariko utari umwizera. Kuba umwizerwa nabyo ni ibintu byiza. Nababwiye nti nimwumva turi kuvuga gutyo ntimugire ngo turi kurwanya wenda se kuba indi mirimo yakorwa, ariko ubukristo burenze icyo ngicyo ko ntacyo wagereranya kubyarwa n'Imana. Kugira ngo tubyumve neza ndetse n'umurongo n'indi mice twakwifashisha tubashe kuyumva, reka ngire ijambo dusoma hano ryo mu Tesalonike igice cya mbere
Abatesalonike ba mbere igice cya 5:23 byadufasha kumva uwo mwana. Aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza. Kugira ngo nyine twumve wa mwana w'Imana ninde ubundi no kumva umuntu bwabyo ni ibintu bigufasha. Kera tukiga muri primaire bajya batubwira ngo ibice bigize umuntu ngo ni bihe, ngo ni umutwe, ngo ni umutwe, igihimba n'amaguru n'amaboko, ukumva ngo niwo muntu wuzuye. Ariko ijambo ry'Imana ryo risobanura ibirenze ibyo ngibyo, ahubwo ritubwiye hano ko umuntu agizwe n'ibice bitatu, ikintu gikomeye cyitwa igice gikomeye cyitwa umwuka, ikindi cyitwa ubugingo, ikindi cyitwa umubiri. Kumva ibice bituma bigufasha kumenya wa mugani. Hari amakonsept amwe namwe yo muri Bibiliya atuma ubasha kuyumva no kusobanukirwa Bibiliya. Umwuka byo ni nkuko tubivuga niwe muntu w'imbere, agiciwe niwe muntu wundi, ubundi umuntu umwuka. Kuko nkuko ijambo ry'Imana rivuga, Imana ijya kureba umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Ndibuka rimwe hagiye twaga turi mu nsengero bakuvuga ngo haleluya bene data, ngo Imana ngo yaturemye mu ishusho yayo, ngo kubw'ibyo rero ngo hindukire ngo urebe mugenzi wawe, ngo urebe ukwasa ngo mu maso, ngo nuko Imana isa. None agiye umuntu yabaga yifite risura itari nziza, wamureba atako Imana kuko najyaga numva isa n'umuntu mbonye gutya, ugasanga rero mu by'ukuri turi kutuma abantu kumva Imana nabi, bumva n'ishusho yacu nabi. Umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, mbe nambere Imana n'umwuka. Yohana 4:24 niko avuga ngo Imana n'umwuka n'abayisenga bakwikwisiga muri umwuka. Rero umuntu n'umwuka, umuntu n'umwuka, kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Igice cy'umuntu cyari mu ishusho y'Imana ni igice cy'imbere cyitwa umuntu, niwo Paul yise ngo umuntu w'imbere. Hano uyise w'inyuma, yavuga ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, uw'imbere wo mushyashya munsi ku munsi. Nkuriya muntu ntabwo idini rimuzi, impamvu bafata umuntu bakamunda y'imihango yo ku mubiri bibwe ngo nibwo avuka, kandi igihe kirajya wa mubiri n'ubundi ukajya mu gitaka wavuye. Ntabwo umubiri usanga Imana, usanga Imana ni umwe mu ishusho yayo. Nijuru tuvuga ntabwo ryubatse mu bitaka nk'ibi ngibi, hoya ryubatse nyine mu buryo bw'Imana. Umuntu w'imbere rero ari we mwana w'Imana, ni ikintu gikomeye cyane bavandimwe, gifite ubuzima na kamere by'Imana. Nicyo Yesu yaje gushaka. Ntabwo Yesu yaje gushaka imibiri yacu ngo bari yakize. Reka tubwire abantu, ntabwo tujye guta imibiri, ariko n'umubiri washa kubaho iyo mu mwuka uriho. Kuko na Adamu kuba umubiri warangiritse n'ubwenge, ikibazo cyaba niki nuko umuntu w'imbere yabanje kwangirika. Dufite amadini yiga guprotokora umuntu w'inyuma kandi w'imbere aboze hatanavugwa kabiri. Nibyo Yesu yavuze ngo kuki mwoza inyuma, yabwiraga Abafarisayo abigisha inyuma ati rwose muri abahanga bakoza inyuma pe, inyuma protokole muri abambere, ariko imbere koza imbere harabihishe. Amen. Yaravuze ngo wafashe banza woza imbere y'igikombe, nurangiza woze n'inyuma yacyo, kugeza naho yarakaka ngo mumeze nk'imva zize gute zisize ingwa. Yashaka kuvuga iki? Abafarisayo bari abahanga bo guprotokole ikintu cy'inyuma, nyamara imbere nta Kristo urimo, nta dogitine ya Kristo urimo, haraboze. Ubwo se kuzuza ibintu byose ugasanga umuntu yahetamiye mu rusengero wapfa ukagiye kuzimu ko ntiwigeze umenya how to be born again. Ni gute navuka ubwa kabiri no mbyawe n'Imana? Rero ibikumenya none rero bisabye ngo banze umenye ibyo bice bigize umuntu. Ngewe rwose ndamutse nje mu rusengero rwawe ukabati ongera ukibukure mugenzi wa mu maso ko hasa nuko Imana isa, nahita nsohoka je ngataha ko namaze kumenya ukuri. Uri kuyobya abantu, uri no kwangiza n'ubwonko bw'abantu, so ko Imana isa, so ko Imana isa. Imana n'umwuka. Reka nkwereke, hari ijambo riba mu Baheburayo, Abaheburayo 12 umurongo w'ikenda avuga ngo ko dufite ba data batubye ku mubiri bakaduhana natwe tukawubaha, ntidukuriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tukabaho. Imana n'umwuka, n'abana ibyari babyara mu mwuka. Je Christophe ndi umwuka, n'undi wese uvuzwe kabiri ni umwuka. Twitwa imyuka rero, ntago imyuka mibi ariko nuko abantu hari ba data b'imibiri, hari na se w'imyuka, ngo tugandure data w'imyuka. Ibi ni ibintu batazi, ni mpamvu mu by'ukuri za concept z'agakiza, concept z'icyaha
za konsebuteze amategeko iki buriya ni ibintu bibiri sono neza ariko hari uteka amatwi akumva akenshi kwidini kutwigisha ibintu ugasanga niyo mpamvu abantu bari mu nsengero n'imbata nta munezero bagira barana badayimpunyi kuko barunze hibe ariko bitabaje kubabyara rero ubyuka ko umuntu w'imbere ariwe Paul yavuze ngo nubwo nyuma yasaza w'imbere we aba ari mushyashya uriya nashaka kubwira ko niwe wabyawe n'Imana ko Imana umwuka Yesu yize kubwira Nikodemo muri hano ibice bitatu aravuga ngo mwese birakwiye ko mujye gute muvuka bwa kabiri Nikodemo ati yego kubyo nibikize nose umugabo bizansaba ko nsubira mu nda ya mama nkongera nkavuka none nkongera nkabaho Yesu ati oya yaba ngo ikibya n'umubiri nacyo niki ni umubiri nikibya n'umwuka nacyo niki ni umwuka rero ivuko rya Beniri naje gutangazwa n'abantu hari debate tugize gukora ndende ikomeye cyane n'abapaseri barimo bava ngo gukora kubyawa n'amazi Yesu avugaga ngo niki ngo ni umubatizo ndavuga ntibavandimwe uku kubyagwa n'amazi ntago ari umubatizo ahubwo kubyagwa n'amazi ubundi yavuga ngo Yesu abisono hirya ubone se abanyumva mwihangane nzabika isomo twiga isomo ryo kuvuka bwa kabiri risa nk'ifatanye riringiri kuko nari ntangiye vuga umwana w'Imana ariko tuzaza duvuga ngo kuvuka bwa kabiri niki nka Nikodemo harimo ama principe akomeye cyane Yesu Kristo yavuze ati ntibishoboka yuko umuntu wese ubundi utabyawe n'amazi n'umwuka ntiyakwinjira mu bwami bw'Imana burya yashatse kuvuga ikiza rero harimo n'isomo ariko nirakomeye buriya tuzasobanura ry'ibiremwa byigeze byiyambika imibiri byitwa abamarayika ni isomo rirerire nefini zinzaba ndi gusobanura ubundi ndajya mabwire ngo uku kwambara umubiri twe dufite ndi kuvuga bene Adamu kuko hari bigize byiyambika imibiri tabi bene Adamu ni isomo nzababwira mujye mwihangana tugiye mbona koze ubushakashatsi akenshi isomo mvuza rigiye ritari bya rutundi hirya no hino ariko ni ngombwa kugira ngo tuze muri umurongo neza ariko twagize rero ben ubundi umuntu uzatahije unindi ni umuntu wagize amahirwe yo kwambara umubiri sibyo ari ryo vuko rya mbere ry'umubiri ari naryo ry'amazi mbabwire reka se nkubwira abantu kano gatoya ko muri Yesaya nubwo nzaza kuri basobanurira rwose nimba mufite ikibazo muzabinyeke muri comment tuzabikomezeho nimba nimusubizwa it's okay tuzakomeza ariko iyo dusomye Yesaya 48 umurongo wa mbere aravuga ngo nimwumve ibimwanzo ya Yakobo mwe abitiwe izina rya Isirayeli bakomoka mu mazi ya Yuda muri kumva Abisirayeli bose bakomotse mu mazi ya Yuda ibi bisaje kuvuga ikiza rero ivuko rya mbere ubundi umuntu akomoka mu mazi amazi ya papa wawe na mama yahuye sibyo ubundi umuntu akomoka mu mazi urumva rero nibyo ngarutse gato nibyo naguganira n'abakozi b'Imana batandukanye rigeze gukora kuri debate ariko tugiye cyane kuri Yohana ko Yesu yaciye iteka ngo ntibishoboka harimo ibintu bikomeye cyane ubundi kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana tuzajye mu ijuru bisaba kubanza gutizwa umubiri ukawambara buri umubiri nawo ni ikintu gikomeye cyane n'Imana ikomeye ariko ntago twahamagaye kwambara ibiri gusa ahubwo twahamagara no kujya gute no kugira ngo tuvuke ubwa kabiri why to be born again kuki tugomba kuvuka kabiri nuko umuntu wa mbere yangiritse umuntu wa mbere waremeye muri Eden ari we Adamu yari perfect yaratunganye mu mwuka muri bwa bugingo no mubiri ubundi tuvuze ubugingo abatabyumva ubugingo bundi mu cyongereza ni soul cyangwa se ni âme mu gifaransa ubundi ni igice cy'umuntu ni ikiciro cy'amarangamutima ya muntu nicyo gice kibamo cyitwa will hari bwa burenganzira bwo guhitamo ni igice kitavogerwa cy'umuntu yaho kugira ngo ahitemo impamvu umuntu afite guhitamo Imana cyangwa se Satani ikibi cyangwa ikiza ikindi habamo ya marangamutima ikindi ni cya gice cy'ubwenge soul cyangwa se ame ni igice cy'umuntu gituma akomunikana n'isi y'ubwenge ahitamo atekereza agira gute niyo umuntu abera intwari n'iki noneho rero spirit yo ni igice cy'ubumana gikomunikana n'isi y'ubumana niyo mpamvu Satani abatuye mu mwuka w'umuntu yatavugwa kabiri cyagiye gusha Adamu burya niho yicaye n'Imana niba ishaka kwicira burya iyo ngo akira Kristo akira ijambo rye nkuko cya muntu yakoze nuko yimuye Imana nicyo cya Imana ishinze abantu muri Yeremiya 2:13 ngo hano magiye baranyimuye niko bimuye ijambo ryayo bimika iryane igihe Satani kuko bumviye message ye mpamvu mwitondere ubutumwa mwumva kuko Yesu avuze ngo umuntu nicyo yumvise n'amasomo nayakomeye cyane rero
igice cy'umuntu gikomunika n'isi y'Imana, igice cya soro ame gikomunika n'isi y'ubwenge, na igice cy'umubiri gikomunika n'isi ibigaragara, nicyo gitwara bya bintu byose biturimo imbere. Icyo ndi kuvuga hano sasa rero nyine Adamu yaje kwangirika. Twese rero kuva Adamu yagira gute yakwangirika, dusabwa kongera kuvuka ubwa kabiri kugira ngo wa muntu w'imbere Imana mubone. Ibyo rero ntibyari gushoboka bisho n'ikintu cyari cyo cyose. Buri impamvu amategeko yaje, impamvu amategeko yaje ya Mose, Imana igasanga bidahagije. Nubwo wakubahiriza amategeko 100%, nubwo wakwitwa intungane itagira n'akana kamwe, uretse ko bidashoboka, ntacyo bimaze. Buriya reka babwira abantu babyumve neza. Yesu ataraza, buriya Aburahamu bose, Aburahamu nubwo bapfuye, baragize gute, barizeye, ntago bahitaga bajya mu ijuru. Ikuzimu hari ahantu harimo ibyumba bimeze nk'aho byari bibiri. Hari icyumba cy'abantu bapfuye bizeye cyitwa nk'icyumba cyitwa igituza cya Aburahamu. Hari n'icyumba cy'abantu bapfuye nyine batizeye hamwe, bandi bose bagize gute, basuzuguye Imana gore kuri Adamu wa mbere gutyo. Abantu bose rero bapfuye batize nabizeraga, ntago bahitaga bajya mu ijuru. Kubera iki? Kubera ko bari abanyabyaha mu maso y'Imana, nubwo bapfuye bizeye. Niyo bari bategereje inde umucunguzi. Kubera iki? Wa muntu cya gice cy'imbere nta kindi cyagikiza, nubwo wakubahiriza amategeko, nubwo wagira gute. Ndi kubabwira umwana w'Imana mujya komeye cyane, kandi bishoboka iyo Yesu ataza ko niwe muri we nibwo twongeye kuvuka nyine tubyawe n'Imana. Sasa rero icyo nshaka kuvugana n'iki, Yesu amaze kuza nyine nkuko byagenze, yagiye ikuzimu, nibwo yaje avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, yarimo kugira ngo mfungure muri mu nzu z'imbohe. Nibara bose bari yanzu y'imbohe hari ikuzimu, niho bari. Aragenda, tuziga isomo ry'uburyo yagiye mu cyiciro cya mbere, ahita babwira ngo kimwe cy'abatuhaga Imana, ati ngiye kwa Aburahamu mu cya cyumba, mfata abantu ngiye gute mbajyane mu ijuru. Yamaze iminsi 3 abwiriza cya gice, biri muri Petero wa mbere gutyo naho 3:18. Yamaze iminsi 3 abwiriza babandi ati ngiye kuzamura abandi, sinamwe mwakwemera. Ubwo tuzabuta hasi hari abemeye, abo sari wasigayeyo, tuzabireka ko yamaze iminsi 3 agiye gute abwiriza. Ku munsi ngo azuka, ngo Yerusalemu habonetse abantu benshi cyane, ntago bagiye bihishe, bagaragara benshi cyane, bahita bigendera. Ariko icyo nshaka kuvuga ni sasa rero, nta kuvuka kwa kabiri ntibisaba umurimo n'umwe n'uyu nguyu byasabye Yesu Kristo agiye gute yizire. Kuko kuvuka bisaba iki? Kuvuka ubusanzwe twabonye mu mazi ya muntu, hari amazi y'umugabo n'umugore ahura. None kuvuka nanone ubyawe n'Imana byo bigenda bite? Reka turebe Petero wa mbere, ubundi mvuge wa mwana nsoze, kuko tukuvuga wa mwana w'Imana itagaragara. Petero wa mbere igice cya mbere. Ijambo ry'Imana ryiza cyane. Nkimara kumenya ibintu naranezerewe, nabona wow, nukumeze numvise hari nk'igihu kimvuyeho, nari maze igihe numva ndatuje, numva mbonye stability, numva mbonye position, nkumva nta mudayimoni wamagara imbere, nkumva ndikiri kirimo ko hari ubuzima niyumvagamo. Kuko nari navutse nyine, nari nabyawe nyine. Yego. Ubundi wanditse kujya kubatizwa no kujya guhamya ibyo, kugira gukunda imirimo no kugaragaza ubwami ndimo, ariko nk'umwana w'Imana ntago njegajeje kuko naravutse. Bavane kuvuka n'iki nyine, nukuvuka nyine, ntaga imihango nukuvuka. Petero wa mbere yavuga igice cya mbere 23 aravuga ngo kuko mwabyawe bwa kabiri, utabyawe n'imbuto ibora. Tujuru iyo ijambo ry'Imana kuvuga umuntu wavutse rizana imbuto ebyiri. Tujuru hari imbuto ibora, ngo mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Wa mutima wawe rero ari wa muntu w'imbere, hari indi seed iza y'ijambo rya Kristo. Iri jambo riranga hanaje gusoma mu zindi misanga ngo spam cyangwa se superime, sanga ni imbuto nyine y'Imana. Burya muri gospel Kristo, muri Kristo harimo imbuto y'Imana. Iyo twumvise bya Kristo izigahura n'umwuka wanjye, hakaho fecondation, Imana ikabona urubyaro. My God. Rero mwavuzwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora. Muri make ya mbuto ya papa na mama zo zirabora, ariyo Kristo uyu nguyu mureba. Ariko hari indi mbuto itabora, ariyo y'Imana, ariyo Kristo. Umutima wanjye ukimara kumva Kristo neza, atari Yesu wundi nkunze kuvuga. Hari ubutumwa buvuga Yesu wundi, gusanga babasanga barahunga mu nsengero mu kigare, ariko nta biceze bavuga kabiri, kuko sabana b'Imana babyewe n'Imana. Bavandemo, iyi mbuto kugezemo, Imana ibona urubyaro. Urubyaro rumeze gute sasa rero? Rwabya n'imbuto itabora. Nibyo Yohana yavuze ngo abamwemeye
twongeye turisome turi kugira ndashaka ikiganiro kiba kigufiya buriya nabyumvise nzagaruka kuvuga bwa kabiri neza neza mbuto nzivuge ngo icyakora bamwemeye bose bakize izina rye harimo ibintu bibiri abamwemeye bakizera izina rye buriya kumwemera ni iki ikintu cyose cyitwa christianisme mu isi cyemeye Yesu nitwaramwemeye niba mu rwanya gutya twaramwemeye turamwemera we believe in Jesus turamwemera hari n'abamupfira mu kumwemera ni fanatism turamwemera bamwe batanga n'ibyabo turamwemera ariko kenshi iyo tugeze kuri step yo kwizera izina rye kuko mu izina rya Yesu niho harimo ya mission ngo azabyara umwana uzamwita Yesu niwe uzakiza bari mwisi ibyo Yesu Kristo yakoze byose byitwa gakiza gukiranuka justification biri in his name rero kumwemera no kumwizera nindi step Yesu yigeze kubwira abantu muri Yohana 8 ngo abwira ngo abayuda bamwemeye ati muracyari imbata bajya impaka bati nituri imbata y'umuntu wese turabana Aburahamu atereka dati bago mukomoka kuri Satani ariko ngo umwana batura muzamwatuye by'ukuri ndetse ngo imbata ari mu rugo iteka iyo avugaga imbata bagari kuvuga isezerano rya cyane abantu mu idini bara uko umuntu wamugana umwana mu rugo nubwo yabari imfura kagiye mu gihe kiragira gatabo ariko ngo umwana we ni nyirarwo ruguma iteka ryose kubera iki ni mu rugo rivugwa ni mu ijuru buryo ni umwana w'Imana 100% umwana wawe akora amakosa ukamukosora ukamwigisha ariko umwana ubwo yatwika inzu yawe niba mujugunya mu nzu reka nakoshoboka umwana n'ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe rero Imana turebye nicyo yavuze umwana w'Imana aruta idini nkuko tubyumva Imana ivuga ngo uri umwana wanjye ntabwo ikubonamo imirimo wakoze Imana ikubonamo ADN yayo ubundi iyo uvuze bwa kabiri urangwa n'iki ndi kugira umwana w'Imana arangwa n'iki ikintu cya mbere kira umwana w'Imana simvuge gwigaragara ndi kuvugamo imbere afite ubugingo buhoraho Yohana wa mbere 3:13 turavuga ngo ndayibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana yuko mufite ubugingo buhoraho abantu batazi ibyo ndi kuvuga uyu munsi ni hamwe usanga ari kuvuga ngo Mana rwose ngo uzaduha ubugingo buraho ngo turagusabye ngo kurura munsi ngo uzaduha ubugingo ngo muri isi ngo twahangayika ngo nibwo ifeza wazihorera n'izahabu n'ibiki ngo ariko Mana rwose kandi bakarira bagaca bugufi ariko kuri akabana batwagwa n'amaranga mutima ko batira umuntu kuko ari mukuri ngo yubaha Imana muri kwa ngo Mana ngo uzampa ubugingo buhoraho ngo mbese Mana kuko ngo izina ryanjye ngo ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo wabifashije rwose ngo ngo ntacyo bimariye ariko biravuga ngo uzasome Yohana wa mbere igice cya 5 ngo ufite uwo mwana afite ubugingo n'utamufite nta bugingo buhora afite ibi ni bibiri ufite uwo mwana ubu afite ubugingo ni kisasa rero ubugingo mu kigira ikibi ni zoe n'ubuzima bw'Imana nibwo buzima bugize Imana hari n'ijambo ryitwa ubugingo mu kigira cyo babyita suke n'ubuzima bwo mu maraso n'ubuzima bwo mu maraso bungu dufite ndetse n'inyamaswa zirabugira n'inyamaswa nazo zifite suke ntuzagize kuvuga ntuza Mose muri mukaryane inyamaswa n'amaraso kuko ngo ubugingo bwayo wa muki buba mu maraso yayo burya uzarebe nk'imbwe kuri yo yasaze n'abaryo usara buryo uramutse unyweye amaraso y'inka byanye nawe ukwakira kamere y'inka uri kwakira kamere y'inka nawe rero bivuze ngo ibyo ni suke ni ubuzima bugiye buteye burangira byitwa ubugingo rimwe Imana igize kuvuga mu itangira ngo iherezo ry'ibifite ubugingo byose bije imbere yanjye ngo harimo n'inyoni n'inyoni nazo zigira amaraso zifite suke rero ubwo rero dukwiye gutandukanya ubwo bugingo bubiri kuko ubugingo bwa suke buba mu maraso n'inyamaswa zirabugira akenshi rero ni isomo rwose abantu baryumve iyo mwigwa muririmba ubugingo ubuvuga ubuhe harimo uvuze ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane urukumva ubwo bugingo bugufi cyane bushira ngo ni nk'ubwato mu mazi ni bwa bundi bwasuke ariko ubugingo buhoraho ni buhoraho nyine ni ubuzima butangirika ni ubuzima bw'Imana ntabwo ari ubuzima bwo mu isi nibwo buzima bugize kamere y'Imana iyo usomye Yohana 5 umurongo 26 turavuga ngo ubundi ngo data wo mwijuru afite ubugingo afite zoe ngo yabuhaye umwana Yesu ngo nawe abuzane mu isi Yesu atarabuzana mu isi ntibwabagaho ntawabugiraga
bose bagiraga soke ntago bagiraga zo. Rero uyu munsi iyo tuvuze ngo navutse ubwa kabiri nibyo Yohana yashimanyiraga bati mwebwe abafite Kristo bafite Yesu mufite zo. Rero umuntu nk'uyu nguyu abafite umutekano ukomeye ntabwo yongera gusenga sibyo asaba ubugingo ahubwo yegsploit ubuzima burimo kugira ngo bushininge bu blessing isi kugira ngo ubwo buzima my God ni ibintu bikomeye cyane. Iyo Imana ikubona iyo ufite ubugingo buraho ubu uri muri classe y'ubumana ntabwo uri muri classe y'inyamaswa ni muri classe y'abantu ubu uri muri classe y'ubumana. Nibyo Yesu yavuze ngo Yohana 10:34 ngo muri Imana ngo muri Imana bijambo ryaje ngo muri Imana kuko muri abana bisumba byose. Ariko ntago ari Imana majesty kuko ari data wa twese ariko turabana kuko nabisomye ngitangira mvuga ngo niwe se w'imyuka. Rero ubugingo buhoraho buba buri hehe ubundi buba buri mu mwuka w'umuntu. Iyo umwuka wavutse ubwa kabiri Kristo ari muri wowe uba ufite eternal life ufite zo ufite ubugingo buhoraho. Iyo ufite ubugingo buhoraho rero uba ufite n'ijuru. Abantu babyumve neza ariko kuko abantu nabonye abantu batinya kwezera ubutumwa kwezera Kristo bakunda ibintu bituma ngo bagenda bafite ubwoba ngo niko gucyanuka wowe ugaca bugufi kidayimoni ugira ngo ubashye Imana. Reka mite aho ngaho nanakubaza nyine kugira ngo dusoze inyigisho yacu iyo umuntu abajije ikibazo nk'iki ababarije n'abandi bantu benshi cyane baba bakunze kugira nyine ibibazo nk'ibyo ngibyo bijyanye n'imyizerere. Yego kubera icyo abakristo benshi iyo wegereye umukristo kandi ko intego yacu nyamukuru ari ukuzabona Imana ari kujya mu ijuru kucyumva bashidikanya ijuru kuko ushobora nko gutungura umuntu ukabaza ati urumva impanda ivuze uyu munsi hajya mu ijuru disimbizi wenda iki kiganiro tuzagira ibice byinshi cyane tukidevelope cyane. Uyu munsi tuvuze ku mwana w'Imana ariko tutarasoza vuga aho hantu gato abantu bavuga ko bizera Imana bashidikanya ijuru cyane rimwe na rimwe ntanga amasomo yo ku mwuka wera. Icyo gihe twemo twitegura Pentecote ndi gutanga amasomo mu mwuka wera umwana w'umunyeshuri muri kaminuza arahaguruka arambwira ngo ariko ngo indirimbo yakora ivuga ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ati mbwire wambugane ngo kurimba ntacyo byamarira no gusenga ntacyo byamarira nimba izina ryanjye yaretse mu gitabo cy'ubugingo. Ati mu by'ukuri nabimenya gute wamugane uri kumva nawe yari iki yarimo ko gushidikanya. Icyo gihe naciye bugufi ya mpa pasiteri ngo amusubize kugira ngo ujye musubize nyuma. Noneho rero pasiteri ngo ati reka nkubwire rero ikizakubwira yuko ufite ubugingo buraho tuzasenga Imana ufata amasengesho 3 atazabikubwira nitabikubwira uzapfukame ku gitanda cyawe uyinginge nitabikubwira uzajye inyuma y'urugo witarura urugo uyibaze Yesu ubwo buri muntu wese Imana reka nitabikubwira uzajye mu ishyamba nitabikubwira ujye mu mazi ati leta nitabikubwira atuzipfire nyine uzafuta bimenye. Nagize agahinda ariko urumva ntago tujya tushogozanya n'abayobozi ubwo nagije muri wisdom mu bwenge bw'Imana n'abandi sasa rero reka tubumbure Abaroma 8:16 havuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'aba mwuka wacu yuko turabana b'Imana gose. Sasa rero ikintu kiduhamiriza yuko tuzajya mu ijuru hari ibintu bibiri sibyo. Icyambere n'umwuka w'Imana umwuka wera araza agahamanya natwe yuko turabana b'Imana ntagara amarangamutima ashingira ku kirero ashingira kuri iyo ashingira ku ijambo ry'Imana nkuko Yohana yabivuze. Reka nkwereke Yohana wa mbere nyine ibice 5:13 ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Iri ni ijambo ry'Imana Yohana ari kwandikira intama z'Imana yashinzwe mubimenye ntihazagira uzabashuka ubu tuvugana mufite ijuru uko ubugingo buhoraho ufite ubugingo buhoraho ufite ijuru uko ufite ubuzima bw'Imana. C'est ça. Yesu yarivugiye reka nkwereke yarivugiye muri Luka 10:28 dore 27 izi ntama zanjye zumvije ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbukana hato iteka ryose kandi nta wazivunura mu kuboko kwanjye data wazimpaye aruta bose nta ubasha kuzivunura mu kuboko kwanjye ngewe na data tuhumwe. Abayuda bongera gutera amabuye ngo yamutere kuko avuze ibyo ngibyo. Wumvise idini
Yesu ariko ati gera intama zanjye ndazizi nazihawe ubugingo buhoraho ntizizarimbuka umvira ijambo ndazizi kandi zirankurikira nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose ikintu cyitwa zowe bwa buzima ntabwo isibuze ese bagira ngo barabuzi nuko iminota wenda dufite yacu ari mike urimo uravumbura ibibazo kandi iyi ni indahiro yande Yesu izanjye mugabo izitarize hari n'izitarize izo zaba ziyizi cyangwa zakwimenya sasa rero izo ziriyizi kamubwire ngiye nanditse igitabo kivuga ngo ijuru ni iryawe sibyo kiriya gitabo abapasitori bakomeye batari indyarya ariko ko arabindyarya abindyarya baragisoma gutyo bagaceceka ko hari abo kuri batari indyarya bati ni ukuri kw'Imana nabayeho ntazi definition y'ubugingo buraho bivuze iki sinigeze menya uburyo umuntu ahabwa gukira kw'Imana cyo kirakomeye cyane uzi kugira Imana iguhe kwera kwayo imbere yayo ikubara nkaho wera nk'Imana ni ibintu bikomeye cyane kandi niyo message iri muri Bible biravuga ngo abakorano bakabiri 5:20 ngo utigeze kumenya icyaha rero bavandimwe hano twavuga ibintu byinshi ariko Yesu ari kwirahira avuga ngo ziha ubugingo buhoraho rero mu bugingo buhoraho ni kimwe mu bigize wa mwana w'Imana ninde twavugaga uyu muntu wese ubugingo buhoraho rero ahabwa no gukiranwa kw'Imana imbere y'Imana akagaragara yera nk'uko Imana yera nibyo nari ntangiye kuvuga rese mu bakorano ba 2:5:21 gutyo havuga ngo Imana utigeze kumenya icyaha Imana yamwinde kuba icyaha ku bwacu natwe dunuka gukiranwa kw'Imana rero kitanye navuze ngo Yohana yavuze ngo abo ngabo ntabwo wabyawe n'inyama n'amaraso kubabye b'umubiri babyawe n'Imana tuzakomeza ubutaha twerekane umwuzo w'ikiremwa gishya ubundi ndi gusoza nakavuze guki ubutumwa mbabwira nibwo umuntu yakigishijwe mbere yuko ubatizwa mbere yuko ujya muri korari mbere yuko uhabwa ubudiyakoni mbere yuko uhabwa iki wakajuka bwigo bene amasomo ubundi warangiza sasa ukajya mu nshingano ariko Imana ifite urubyaro kuko umwana w'Imana ni urubyaro rw'Imana aba ari umwana w'Imana 100%. Ntago umuntu w'umwana w'Imana 99 cyangwa 40 kangaye umuntu aba ari umwana w'Imana 100%. Sasa rero Yohana yaravuze ngo igihe kigira ngo Yesu nahishurwa tuzaba dose nawe neza Imana ntabwo icyo rero tuzakomeza ubutaha ndumva habitsemo tubitsemo ibintu byinshi cyane ariko umwana w'Imana ni ikiremwa kidasanzwe ni ikiremwa cy'ijuru gifite ubuzima na kamere by'Imana n'ikisi cyene muri kigiye kugira ngo kirekane itandukanye kandi kerekane ubuzima bwaho gikomoka kandi akababwira ikintu gikomeye abo bana b'Imana ni bakine mu imisi ya nyuma kandi nibo bitwa n'ikiremwa gishya tuzerekana ari ibintu byinshi cyane nicyo kiremwa gishya cyo muri Kristo Yesu niwe mwana w'ijuru hari byinshi cyane muzarushaho kumenya tuzakomeza ubutaha iryo somo rero turabakunda Imana ibamugisha murakoze cyane.